Nongeye kubasuhuza bakunzi ba The Image. Nizere yuko mumeze neza. Pasika yagenze neza. Natwe turashima Imana Pasika yagenze neza, twagize n'akarori gatoya. Rero nizere ko namwe byagenze neza, Imana yabanye namwe. Kuri Pasika n'umunsi twibuka kuzuka kwa Yesu, kandi kuzuka kwa Yesu kuzana ubuzima bushyashya muri twebwe ko tuba tubaye ibyaremwe bishya. Ubwo rero uyu munsi n'umunsi tuba twibuka ko umuntu yabaye icyaremwe gishya. Nizere yuko wakugendekeye neza. Ngiye tuvugana nitwa Faustin. Hano uri ni kuri The Image. Niba utarakora subscribe, this is the right time. Please subscribe. Numara gukora subscribe, ukore ku kajambo kanditseho notification, akazogera kanditseho notification. Urabutwemeje ko ushaka yuko video zose duteguye zizajya zikugeraho mu bimbere. Murakoze cyane rero. Tugiye kuganira ku bijyanye no kugabanya ibiro. Ni impamvu zishobora gutuma urwana no kugabanya ibiro ntibikunde. Ese ibiro byawe birakubangamiye? Rero uyu munsi tugiye kureba impamvu zishobora gutera umuntu kurwana no kugabanya ibiro ntibibe successful cyangwa ntibikunde, kubera ko uba wabigennye, uba wabishatse, uba wabyifuje ariko bikarangira bitagenze uko ubishaka. Impamvu rero numara kuzimenya birabaye nka ryabuye ryagaragaye ntiribe rikisha isuka. Ubwo niba bitari kugenda neza muri iyo gahunda, uraza kwicekinga urebe. Impamvu ya mbere twinjiye muri video, impamvu ya mbere ikomeye kandi abantu badakunze kwitaho ni ukwiyakira. Niba ufite ibiro 100 ukaba wumva wakagombye kuba ufite ibiro 70, ukumva witeye isoni, ukumva wimwaje, ukumva utiyakiriye, ngo umenye ko ibyo biro 100 ugomba kubanza kwemera uwo uri we mu biro 100. Nutangira kubigabanya ntago bizakunda. Kubera iki? Iyo umuntu ari kugabanya ibiro kandi ashaka gutakaza ibiro byinshi, mu gihe yicaye ari gutekereza ukuntu yakagombye kugira ibiro runaka, ibyo biramuhangayikisha, ugahera muri wa muhangayiko ukamera nka kwa kundi umuntu ahura n'ikibazo aho kugira ngo agishakire igisubizo ahubwo akarira. Nawe niko bumeze. Rero akenshi cyane iyo uhangayikishijwe nuko ukeneye gutakaza ibyo biro, hanyuma ntubitakaze, cyangwa se ntibitakare kuri ritme wifuza, cyangwa se ntibinakunde, urahangayika kurushaho, ukaba ushobora kugira na depression cyangwa n'izindi ndwara zitandukanye. Ubwo rero kwiyakira ukabanza ugakunda uwo uriwe muri icyo gihe, ukabyambarira, ukaba proud of who you are, bizagufasha kugabanya ibiro mu buryo buri gradual, mu buryo bugenze gake, butari bugushyire kuri pressure. Impamvu ya kabiri ni ugukorera kuri pressure nk'uko nari mbivuze. Pressure ni ikintu kibi cyane. Pressure ni ukuvuga ngo ni ugukorera ku nabyita gahatora cyangwa umuvuduko w'abandi bantu. Ni ugushaka guhangayikishwa no gutakaza ibiro byinshi mu gihe gitoya. Iyo uri kuri pressure, tuvuge wenda hari ibintu bishobora kugutera pressure ukumva ukeneye gutakaza ibiro byinshi. Tuvuge nk'iyo ufite ubukwe, iyo ufite ibiro uzajyamo, ufite kujya ku meeting umuntu wawe ukunda cyangwa se iki, hari event yari yose ishobora kuba iteganijwe igusaba kuba ufite ibiro bike. N'igi bitagusaba kuba ufite ibiro bike ariko wowe ubwawe ukumva urashaka kuba ufite ibiro runaka. Icyo gihe rero iyo uri gukorera kuri pressure, ikintu kikubaho ntabwo ari ukuvuga ko iyo uri gukora system yari yose wakoresha yo kugabanya ibiro ntabwo biba bivuze ko ibiro bitagabanutse, ahubwo biba bivuze ko ibiro uri gutakaza ntabwo bingana nk'ibyo wifuza gutakaza mu gihe runaka, bigatuma wumva ubabaye, wumva uhangayitse, wumva uzageza kuri uwo munsi cyangwa muri icyo gikorwa utarabitakaza, warangiza ukiheba. Niyo mpamvu rero gukora kuri pressure, ushobora no gukora kuri pressure abandi bantu, wenda tuvuge nk'umusheri wawe akubwira tugomba kugabanya ibiro, umugabo wawe se, umuryango wawe, abandi bantu batandukanye, situation, akazi se, ugasanga hari situation igutegeka kuba wagabanya ibiro mu gihe runaka, bigatuma uhora kuri iyo pressure. Kubera iki bikugora rero? Bikubera na pressure nyine, bikakubera ikibazo. Ni uko utari gukora ibintu ku bwawe, ni uko utari gukora ibintu ku bushake bwawe, bikubera umutwaro. Iyo bikubera umutwaro rero kiba ari ikibazo gikomeye. Impamvu ya gatatu kandi itoroshye nayo ni ukwita ku byo abantu bavuga. Abantu bakunda guhangayikishwa n'ibyo abandi bantu bavuga. Ugasanga abantu bakubwira ngo urabyibushye, urabyimbye, uragaze, urasa nabi, dore urwo ruda ntabwo uberewe, dore urangana utya, wakagombye kungana utya. Abo bantu ntibagomba kumataringa, abo bantu ntibagomba
kugira uruhare runini muri decision making yawe yo kugabanya ibiro, kubera ko abo bantu sibo babyikoreye. Icyo ni icyambere, sibo bikoreye ibiro byawe, ntabwo aribo biriho, ntibakagombye kubangamirwa nabyo. Ikindi cya kabiri, nibinagabanuka sibo bizaryohera, niwe bizaryohera. Niyo mpamvu utagomba gukorera ku bitekerezo by'abandi bantu cyangwa ku mpamvu z'abandi bantu, as long as uri healthy, ufite ubuzima bwiza, planning gahunda nawe wumva ushaka kugabanya ibiro. Niba utabishaka, nta mpamvu yo kumva amagambo abandi bantu birirwa bakuduhira mu matwi bakubwira ngo ntabwo usa neza, ntabwo umeze neza, which is not true. You are naturally beautiful. Ukuremye uri mwiza. Nta muntu uba mwiza kubera ko iyo izo setting twashyizwemo, nanjye zimbaho, nanjye ntabwo nkunda kubyibuha, ariko ni ibintu nyine twashyizwemo na societe cyangwa se byaremwe n'abantu. Ntabwo nzi umuntu wa mbere Imana yaremye niba yari maneke cyangwa niba yarabyibushye nkanjye, ariko icyo nakubwira cyo nuko impamvu dufite variety niyo mpamvu tuba beza. Tubaye dusa twese, tubaye tungana twese, tubaye tureshya twese bya bibishye, nta kintu kiri interested cyaba gihari. Ubonye umuntu umwe ubuzi ko ubonye abantu bose. Rero niyo mpamvu utagomba kugendera ku bitekerezo by'abandi bantu. Abantu niba bananutse, that's their minds, that's their business, they have to mind their business. Niba batameze neza cyangwa nabo babyibushye nkawe, ntabwo ari ngombwa ko bigukereza. Ikindi kintu gikunze kubaho, abantu bagushyiraho pressure, nuko abantu bakomeza kukubwira ngo ntabwo uzabishobora. Wewe watangira gahunda yawe yo kugabanya ibiro, ugasanga abantu bahora bakuduhira mu matwi bakubwira ngo ntabwo uzabishobora, ngo reka buryo se bindi wabishobora, ngo ese wowe wabishobora, wewe wareka kurya, wewe ntibyumvikana. Ibyo bintu birakomeretsa, ariko noneho igikomeretsa cyane ni no kubitegera amatwi. Niyo umuntu atangiye kubwira ikintu nk'icyo ngicyo kandi wowe ufite gahunda yo kugabanya ibiro kandi umaramaje, uri mu rugendo rwo kumaramaza, kandi ngewe ntabwo nifuza umuntu ubwira ikintu nk'icyo ngicyo, ko ngiye ukimbwiye nahita ncika intege. Habaho rero abantu b'intwari batajya bapfa gucika intege ku magambo y'abantu, ugasanga uko bamwakisera bamubwira ngo ntabwo wabishobora, agahora abaho ashaka guprovinga ko wabishobora. Still uravugaruka kuri iyi topic n'ubundi ubaho ushaka guprovinga abantu, kuko ntabwo bikubera byiza, ahubwo bikubera umutwaro. Niyo mpamvu rero ugomba gukora ibintu byawe uko ubyumva. Niba umuntu akugiriye inama cyangwa akubwiye icyo ugomba gukora cyangwa akubwiye uburyo bigenda, ubyumve, ubihuze na gahunda yawe. Niba bihura uyifata iyo nama, niba bidahura leave it, ko nta muntu ugomba kugutesha umutwe. Ikindi kintu gikunze gutuma abantu batananuka, badatakaza ibiro nk'uko babishaka, ni ukutita ku kintu cyaguteye kwiyongera. Buriya kutita ku kintu cyaguteye kwiyongera, baravuga ngo iyo ufite igisubizo, iyo uzi ikibazo uba ufite n'igisubizo. Ngo uba ufite hafi icya kabiri cy'igisubizo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko bya bindi twavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Igihe cyose ugize ikibazo cyo kongera ibiro, iyo uzi icyabigabanyije, biba byoroshye kuba wanakoresha sisiteme yo kubigabanya biciye muri cya kintu uzi neza cyabyongereye. Njye naba nk'urugero, kandi ngewe ndi umuntu ukunda kugira kwiyongera ibiro, cyane cyane iyo ndya nijoro. Iyo ndya ibitera imbaraga byinshi, niyongera ibiro. Ukuvuga ngo igihe cyose nshaka kugabanya ibiro, mba ngomba kurwana nuko ngomba kugabanya kurya nijoro, nkarya ibintu biri light byoroshye cyangwa nkanywa gusa. Ariko nkibanda ku kintu bita proteine, ko proteine ni kimwe mu bintu bifasha kunanuka. Nkiyongera, nkatakaza ibiro by'ibinure byinshi, nkiyongera ibiro bya muscle. Icyo ngicyo par experience muri system yanjye yo kugabanya ibiro niyo ngiyo. Ikindi kintu nzi neza nizeho, nuko ngira appétit incontrôlable. Ngo ngewe mba ngomba kumenya ko appétit yanjye ngomba kwicungira hafi, kubera ko nzi ko iyo ntangiye kurya ndarya, nkarya, nkongera nkarya. Ntabwo najya kubabeshya ngo mbabwire ngo ngo nabyibuhijwe, ngo n'iki, ngo nabyibuhijwe, ngo nuko ngo sinzi icyambyibuhije. Oya, ndabizi neza ko ari ibyo kurya byambyibuhije, n'ibyo ndya byambyibuhije, sinzababeshye. Nararyaga pe, narariye mu mateka rwose, ayo mateka ndayazi. Ntabwo ari ibintu byo kwirirwa mpishira mbeshye. Narariye rwose, niyo mpamvu niyongera ibiro byinshi. Rero uburyo bwo kubigabanya ni uko namenye yuko ibiro byanjye biterwa no kurya byinshi.
maze gutera intambwe ntangiye kugabanya quantité y'ibyo ndya, ntangiye kugabanya ibitera imbaraga n'ibintu byose bifite ahantu bihuriye n'ibitera imbaraga, ngabanyije no kurya nijoro. Igihe niyo nahagarika kurya nijoro ubundi ku manywa nkajya n'ibyo ibyo ushaka byose, ariko nijoro nkaburara cyangwa nkanywa nk'icyayi cyangwa nkanywa nk'amata cyangwa nkanywa nk'igikoma, nkanywa ikintu cyoroshye kitari burare mu nda kandi nkirinda guhaga, n'ibiro 5 ngiye nabitakaza mu cyumweru. Ubwo rero umuntu agomba kumenya ikintu cyaguteye kubyibuha. Niba ubyibushye ugeze ku rwego runaka, ugomba kwicara ahantu hamwe ugasubiza ubwenge inyuma. Ibintu bimwe bitera kubyibuha wenda tuzabigarukaho muri video zizaza, noneho uzakore navuga ngo igenzura urebe ngo niki cyanteye kubyibuha. Iyo umaze kwikorera igenzura birakorohera no kuba wagabanya ibiro, kuko ibiro ntago biza gutyo gusa, ntago biza gutyo gusa, aho byava bikagera biba bifitanye connection n'ibyo kurya. Ikindi cya gatanu ni ukurya nabi. Kurya nabi, iyo mvuze kurya nabi wenda ushobora kugira ngo kurya nabi ni iki? Kurya nabi abivuga gutera. Kurya nabi ntago ari ukurya umwanda, ntago ari ukurya ibiryo bibi bitatetse neza cyangwa se bitaryoshye, weya. Kurya nabi ku muntu wiyongereye ibiro cyangwa umuntu ufite ibiro byinshi ni ukurya ibintu n'ubundi bikongera, birushaho kongera ibiro, niko kurya nabi. So rero iyo umuntu ari gutoranya ibyo kurya mu gihe yatangiye gahunda yo kugabanya ibiro, aba agomba guhera kuri cya kindi tumaze kuvuga cyo kumenya ibyamubyibuhije kugira ngo atabyongera muri diet ye cyangwa se bitaza kongera kumubera imbogamizi. Hanyuma ugategura ibintu ugomba kurya umunsi ku munsi. Rero mu bintu ugomba kurya nabi ni ukuvuga ngo ni ukurya ibintu byongera umubyibuho cyangwa byongera umubiri. Ibyo bintu byongera umubiri bituruka ku bitera imbaraga cyane 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 cyane. Ibitera imbaraga nibyo bita carbohydrate cyangwa se bano mu gifaransa bavuga ngo carbohydrate, ariko icyo twita carbs, tubyita carbs mu magambo ririya jambo uramutse riciyemo, ibyo bita carbs. Kurya ibintu byongera carbs ni ukuvuga iki? Ngo hari ibiryo turya umubiri ugakuramo imbaraga, ugakamuramo imbaraga ukeneye uri bukoreshe. Iyo zibaye nyinshi rero umubiri ukoresha izo ukeneye, zisigaye ukazikoramo ukazitransformamo cyangwa ukazihinduramo ibinure. Iyo uzihinduye ibinure urazibika mu mubiri, nta handi hantu ko ntibisohoka, ahubwo nyine ufata bya binure ukabyomeka ahantu ku mubiri wawe. Igihe rero uba uzabikenera urongera ugafata umubiri wawe, urongera ugafata kuri ya stock. Ariko wibuke ko uba utahagaritse kurya. Iyo utahagaritse kurya n'ubundi ibyo winjije nabyo biba birimo imbaraga. Hari ibintu twize muri secondaire no muri kaminuza, abantu bize business administration, option ya comptabilité cyangwa finance cyangwa n'abantu bize comptabilité muri secondaire. Hari ibintu twize byitwa ngo LIFO na FIFO, last in first in, last in first out, I mean, cyangwa se last in last out. Umubiri ibyinjiye mbere nibyo ukoraho, nibyo biba last out. Ni ukuvuga iki? First in last out niyo LIFO, yes. Last in first out, yes, niyo LIFO. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko iby'umubiri winjije, urabizi ko tuvuge ejo wari ibintu byinshi byongera imbaraga, umubiri ukoramo imbaraga ukeneye, urazikoresha, izisigaye uzisitoringa nk'ibinure, uzibika nk'ibinure muri stock, ari byo bice bimwe na bimwe. Uwo munsi rero ukurikiyeho, iyo wongeye kurya, umubiri ntabwo ujya kuri ya stock, aho guhera kuri bya bindi byinjiye ako kanya. Kubera iki? Kuko umubiri uzi ubwenge, navuga ngo uzi ubwenge. Umubiri iyo hinjiye ibintu, kuzajya gufata bya bintu biri muri stock biragoye kuruta kwakira ibyinjiye ako kanya, sibyo? Niyo mpamvu igihe cyose umubiri wiherera kuri bya bindi biyoroheye kubikoresha, kubitransforminga, aho kugira ngo byongere bishongeshe bya binure bikoremo imbaraga.
kandi hari ibyinjiye by'ako kanya bigomba gukorwamo imbaraga. Still nimba n'ubundi winjije byinshi nabwo birangira agasagutse kuri za zindi umubiri wongeye ukakabirika. Ubwo rero icyo ni icya gatanu, kurya nabi, kurya ibintu birimo amavuta menshi, kurya ibintu birimo isukari nyinshi, kurya ibintu by'ibinyamafufu byinshi ni kimwe mu bintu bituma ibiro byawe bitagabanuka. Nubwo ukora siporo, nubwo uri wagabanyije quantité, nubwo uri kurya duke, nubwo wikunze, nubwo witayeho, ariko bishobora kujyana gahunda yawe muri roranti bikabitwara gakeya. Icya gatandatu ni ukurya byinshi. Nakomeje kubikomozaho cyane, ntabwo ndi bubitindeho. Iyo umuntu arya ibiryo byinshi biba bishya bishyira n'ubundi kurya ibiryo birimo karori nyinshi cyangwa se energy nyinshi, bigatuma rero uko byagenda kose uramutse utabyitwararitse ugomba kubyibuha, kuko bya bindi twinjije ntabwo byose umubiri ubikeneye, ntabwo byose umubiri uri bukoreshe, bigatuma noneho ubibika sous forme y'ibinure cyangwa se ubihinduramo ibinure hanyuma ukabibika mu mubiri wawe, kuko ntabwo bisohoka. nuko rero wiyongera. Ikindi cya karindwi ni ukutanywa amazi. Abantu batanywa amazi cyangwa n'ibindi bintu byose bifite ahantu bihuriye n'amazi barahangayika kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ibiryo bikomeye bitinda muri digestion. Iyo rero utabasha gufata ibiryo ngo ubidiriwe cyangwa se ubifungure niko navuga, cyangwa ngo igifu ucyorohereze, kubisya biragora. Kubisya niba bigora, ni nako na metabolisme yawe nyine ibe kugenda gakeya uko ibiryo bikomeye. Wango niba digestion yabyo rero igenze gakeya, risque z'uko biri buze kuba stored muri wowe cyangwa biri buze kubikwa muri wowe ni nyinshi cyane. Impamvu ya kabiri ni uko ibyo biryo kuba utanyweye amazi harimo ingaruka ko uri burya ibiryo byinshi. Gute? Iyo umuntu anyweye amazi hari ibintu bibiri bibaho by'ingenzi. Hari ibintu byinshi amazi amaze, ariko hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uko amazi yokipa space imwe y'igifu, pariti imwe y'igifu yakagombye kujyamo ibiryo, bigatuma iyo space nyine igabanya quantité ugahaga vuba. Icya kabiri ni uko amazi yica apeti, atuma utararamira ibiryo, utagira ubusambo bw'ibiryo. Yica apeti, nta mpamyi ugira. Ubwo rero iyo umuntu uhorana impamyi, urarya naho waba uhaza ufigije, ariko wisanga wumva ugishaka gukomeza gutamira no kurya. Amazi rero afasha muri ibyo bintu byombi. Ariko ikindi navuga nuko amazi yihutisha digestion nk'uko nabivuze, bigatuma ibyo kurya bikora umubiri wawe ukora vuba vuba, ugakoresha n'imbaraga nyinshi, ibisohoka bigasohoka, hanyuma bikaba biworoheye gustoringa ibintu bikeya cyangwa kubibikaho ibintu bikeya. Icya munane ni ugucika intege. Buriya abantu ni urucantege, situation bamwe ni urucantege, gutakaza ibiro bike ni urucantege, ariko ibyo byose ugomba kubihuza na target yawe, ntuyiveho. Ugomba kubihuza na target yawe ukayinambaho, kubera ko ushobora kuvuga uti mu cyumweru ntakaje ikiro kimwe cyangwa nacyo nikigereho, ugasanga utakaje amagarama. Ibyo byose ni kimwe ni ibintu bishobora gutuma ubangamirwa. Iyo nusu watakaje ntutekereze ko ikiriho, ntabwo ikiriho, nubwo ari nke, nubwo ari amagarama 200, ariko hari ahantu avuyeho. Utekereza ko mu mwaka buri cyumweru utakaje irobo, kabenda tubikarikire, umuntu ashobora kubikarikira buri cyumweru uramutse utakaje irobo. Reka turebe ni amagarama 250, turebe mu mwaka byaba ari ibiro bingahe. Buri cyumweru uramutse utakaje amagarama 250, urumva 250 ugakuba 4, sibyo? Ugakuba 12, ubutakaje ikiro kimwe n'amagarama 200, oya ibiro 12.
aba yari amagarama 250. Utakaje ibiro 12. None se ubwo utakaje ibiro 12 mu mwaka, iyo utakoze regime, yes, ni ibiro 12 byuzuye. Iyo utakoze regime urabitakaza. Umwaka ntabwo urangira, ahubwo hari n'ibyiyongereyeho. None ubwo ngubwo niba utekereza ko gutakaza ibiro 12 nimba wari ufite ibiro 100, uzarangiza umwaka ufite ibiro 88. Kandi ibyo biro 12 utakaje ntabwo byakuvunnye. Niyo mpamvu udakwiriye gucika intege utekereza ngo natakaje ibiro bikeya, kuko ubusa buruta ubusa, niko Umunyarwanda yavuze, sibyo? Rero gucika intege ni kimwe mu bintu bishobora gutuma udatakaza ibiro wifuza gutakaza mu gihe ushaka no kubitakaza. Kuko nkuko nabize, abantu bashaka kuguca intege, ritime yo gutakaza uriho ishobora kuguca intege. Ibyo byose rero ubyitayeho birangira n'umundi ubaye nka kwa kundi umuntu agusiga ahantu ukavuga ati sungubu koko ubu ngubu ndajyana nawe, uriya arihuta, akagenda yigendera gake gake, akazagaruka gusanga ukicaye hahandi uri kwivovotera ngo ntazi kwihuta. Nawe rero niko byakugendekera. Niyo mpamvu nkubwiye ngo gucika intege si option ku bantu bagabanya ibiro. Niyo ryaba ari garama rimwe batakaje, riba ryavuye, ntabwo riba rikireho. Icyacyenda ni ukutagira target. Abantu batagira target cyangwa batagira ambition mu kugabanya ibiro. Wakagombye kubuza ibiro ugomba kugabanya, wakagombye kuba uvuga uti wenda nshaka gutakaza ibiro 20 ukiha imyaka 2. Nshaka gutakaza ibiro 20 ukiha umwaka umwe. Wavuga uti mu mezi 6 nzaba ntakaje 10. Ubundi byibura umuntu ushaka kugabanuka neza mu mezi 3 cyangwa 4 ugomba gutakaza ibiro 10. None we ugomba kwiha target ntoya itakuvunnye, itakubangamiye. Wavuga uti mu mezi 6 nibwo nzaba ntakaje ibiro 10, andi 6 nzaba ntakaje ibiro 10, umwaka nzaba ntakaje ibiro 20. Njye bijya bikunda kumbaho nkiha target igoranye, namara kwiha target igoranye igihe cyagera bikananira, byamara kunanira kongera gacika intege. Ariko still kubera ko namenye urugendo kandi n'aya mabanga nagiye nyamenya, nkamenya impamvu ibintu bishobora kutagenda uko mbishaka, ngenda nigarura mu murongo gake gake, cyangwa nkagarurwa mu murongo na group yanjye mbamo, cyangwa nkagarurwa mu murongo n'abashuti banjye. Ariko mu by'ukuri kutagira target ni kimwe mu bintu bikunze kudindiza abantu bari kugabanya ibiro. Icyanyuma ni ukutiha agaciro. Iyo utazi agaciro kawe, wemeranywa n'ibi byose twavuze hejuru, usanga utiyakiriye. Iyo utazi agaciro kawe, usanga ugendera kuri pressure y'abandi bantu. Iyo utazi agaciro kawe, usanga wita ku byo abantu bakuvugaho. Iyo utazi agaciro kawe, usanga utita ku byo urya ibyo ari byo. Iyo utazi agaciro kawe, usanga utita ku byaguteye kubyibuha. Iyo utazi agaciro kawe, ntumenya akamaro k'amazi mu buzima bwawe, uretse ko no kuba amazi yagufasha mu kugabanya ibiro, ariko mu buzima. Iyo utazi agaciro kawe, uba uri umuntu utagira intego, uba uri umuntu ucika intege uko yiboneye. Rero kumenya agaciro kawe, ukamenya ko kuba ubyibushye bitaguhindura uwo uriwe, bidahindura ubwonko bwawe kuko nibwo bufitiye abantu umumaro, bidahindura imbaraga z'umubiri wawe kuko nizikoresha ufasha abandi, bidahindura ibitekerezo byawe, bidahindura umumaro wawe. Niba uri umugore, nk'umubyeyi, uri umugore, uri mushiki w'umuntu, uri umukobwa w'umuntu, uri umugore w'umuntu, uri nyina w'abana runaka. Ibyo byose ni ibintu bituma uba umuntu uba mu nshingano zikomeye, uba uri umuntu ukenewe muri sosiyete, uba uri umuntu ufite umumaro. Ikindi, kutamenya agaciro kawe bituma uryagagura ibyo ubonye, umwanda wose ukawishyiramo, bituma wiyanga, ntumenye ko ugomba kurinda ubuzima bwawe ahazaza, bituma wiyanga, bituma utazi neza icyo umariye abantu n'iki impamvu ukwiriye kubaho, bituma utagira intego yo kubaho. Ubwo rero nkaba nakubwira ngo kumenya agaciro kawe ni kimwe mu bintu bizatuma umenya ngo no, kubera ko mfitiye umumaro runaka, kubera ko nkeneye kubaho, kubera ko nikunze, I have to protect myself. Nimba ngomba kwirinda, nkaba mbona umubyibuho mfite uri kunshora mu kuba negera kurwara indwara zitandukanye, no, ntabwo ndi bubikunde, ahubwo ngomba kurwana no kwirinda izo ndwara zituruka ku mubyibuho ukabije.
n'ibyo bintu 10 rero nari nabateguriye biribuze kubafasha kumenya impamvu zishobora gutuma udatakaza ibiro mu gihe ubishaka cyane cyangwa se wabitangiye ariko ukabona utari kubona resultat zihagije cyangwa zingana nk'uko ubishaka cyangwa se nta na gake uri kubona. Nifuje ko twabiganiraho kugira ngo murebe mwishyire ku munzani murebe nimba nta kibabangamiye muri ibi ngibi cyangwa se nta kibabereye imbogamizi mu rugendo rwanyu rwo kugabanya ibiro. Nk'uko nababwiye ngitangira muri kumwe na Faustin, niba urebye iyi video kugeza kano kanya nuko wabonye ko irimo inyigisho ifite umumaro. Niba wabonye irimo inyigisho ifite umumaro, ushobora kwisangiza inshuti zawe ukoze kuri share, ushobora gukora ku gakumwe ukaba ukoze thumbs up, ukaba ugaragaje ko wayikunze, ariko ikiruta byose ukore subscribe, nibwo uraba ugaragaje ko the image igufasha mu kugira ubwenge n'ubumenyi umwe na umwe wunguka. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Faustin.